ufite abantu batandukanye, ariko se muri abo bantu ugendana nabo harimo umuntu Imana yakoresha. Souls TV, improve your passion. Nshimiye Imana yo mu ijuru kuba twongeye kugaruka ahangaha kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ni wa mukozi w'Imana musanzwe muzi bitwa Pastor Tadeyo Hagaritoro Patmos. Imana ibaho umugisha, nzanye ubuhanuzi Imana yamaye, nzanye ijambo ry'Imana. Wowe unega amatwi muri aka kanya, utega amatwi ijambo bumva icyo Imana igushakaho. Reka dushimire Imana. Ndagushimiye Yesu w'i Nazareti, umwami w'abami. Wowe ukingura ntihagire ukinga, wowe ukinga ntihagire ukingura. Kano kanya ngwino ubwire ubwoko bwawe icyo ushaka ku bantu bawe, ubaho umugisha, maze uwumvira ijambo ryawe abe umunyabwenge kandi abe akore icyo umushakaho. Ndagushimiye nyakubahwa kubw'uyu mwanya uduhaye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni njyewe rero Twagemye Tadeyo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 5 umurongo wa 5. Ndagira ngo abankurikiranye tubanze twumve icyo Imana ivuga muri iri jambo. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nyiza undi ananga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Mwakire ijambo ry'Imana. Ubu buhanuzi mbazaniye ni ijambo rishaka kukubwira ngo Imana iguhuze n'umuntu. Ese waba ufite umuntu muri no minsi? Umuntu ufite ni umuntu umeze ute? Umuntu uri kugendana nawe ni umuntu umeze ute? Icyo ni Imana ishaka gusobanurira muri ubu buhanuzi. Ushobora kuba ufite abantu batandukanye, muri kujyana ibiganiro bitandukanye. Ushobora kuba uri gukorana n'abantu, ariko nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira umuntu ukwiye kugendana nawe. Hano ijambo ry'Imana ritweretse umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Cyari ikibembe cyangwa se cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko muri uko gutinda aho hantu nta muntu yari afite. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu aza kumureba. Nsanze yarihanganye kuko abari bafite ababo bamutangaga kujya muri icyo kidendezi bagakira. Yesu aramubaza ngo mbese impamvu maze igihe kingana gutya ni iyihe kandi hari ugukira? Aramubwira ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi, abafite ababo iyo mazi yihindurije ananga kujyamo nkakira. Mwene data, muri iyi minsi ya none ufite uburwayi butandukanye, ufite ibibazo bitandukanye. Ikibazo gihari ntabwo ufite umuntu. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo turiganireho, kandi iri jambo umwuka wera nariherekeza. Hari ikintu Imana ishaka kukubwira kuri aya masaha cyangwa se muri ubu buhanuzi. Ushobora kuba ufite abantu ariko warabuze umuntu wabwira ikibazo cyawe. Imana ikoresha umuntu, Satani nawe akoresha umuntu. Ufite abantu batandukanye, ariko se muri abo bantu ugendana nabo harimo umuntu Imana yakoresha, harimo umuntu w'igisubizo ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire, nimba wizeye ubwire Imana umuntu ukufitiye ibyawe abibangukane. Ndaguhanuriye kuri ino saha nkubwira ngo umuntu ufite ibyawe utangire usenge akugezeho ibyawe. Ndaguhanuriye nkubwira ngo nimba wari ufite abantu ukorana nabo batandukanye, ariko ukaba wumva ibiganiro byabo, ukaba wumva aho berekeza hatarimo umuntu, nshuti yanjye, itangira usenga Imana. Bwira Imana ngo Mana muzana umuntu. Ese abantu uri kumwe nabo muri iki gihe cya none mugendana, muvuga byinshi, muganira, ese ufitemo umuntu? Ndagira ngo mubwire ngo izere Imana. Nyuma yo kwizera Imana iguhuze n'umuntu. Umuntu niwe ufite igisubizo cyawe. Ese Imana yakoresha iki kugira ngo ikugezeho igisubizo cyawe? Ese wibwira ko yakoresha igikoko cyangwa ikindi kintu? Ikoresha umuntu. Satani se akoresha ikiwe? Nawe akoresha umuntu. Ndagira ngo umwuka wera kujyeho
usobanukirwe umuntu ugomba kukuzanira ibyawe ni umuntu umeze ute, ni umuntu usite, ni umuntu usenga gute. Ndagira ngo nkubwire ko ikibazo yari afite cyari icyo kuba adafite umuntu. Imyaka 38 ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Yari amaze ku kidendezi. Icya mbere yari yarumvishije, yari afite amatwi yo kumva. Cya kabiri yari afite amaso. Icya gatatu yari yageze ku kidendezi. Ikibazo yari afite nta muntu yari afite. Ushobora kuba nawe ubwawe warumvishije ijambo. Icya kabiri ugira ishyaka. Icya gatatu ugerageza kugera aho igisubizo cyakemukira, ariko kibuze n'umuntu. Imana iguhuze n'umuntu cyangwa ibyihorere, aho uravuga ati muze n'umuntu. Ese iraguhuza n'umuntu kubera yuko uriya muntu muziranye? Iraguhuza n'umuntu kubera yuko ari mu Burayi? Iraguhuza n'umuntu kubera yuko yamaze kwakira ibisubizo? Aho ntago ariho igisubizo kiri. Ahubwo dutangire dusenga Imana ikore ku mutima w'umuntu ufite igisubizo cyawe. Ndagubuhamyaho gatoya kuri njyewe nk'umushumba. Imana komeje nsenga Imana, nanjye ndi umuhanuzi ngenda banumira, ariko igihe kiragera Imana irambwira ngo mutumyeho umuntu. Nangira gupfukama ndasenga ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Ngiye kumva numva umuntu arampamagaye arambwira ngo Imana ikuntumyeho. Amaze kumpamagara gutyo nsenga Imana irambwira ngo uwo muntu niwe ngutumyeho koko. Yahise azana igisubizo cy'ikibazo nari mfite. Nanjye Imana inzamura gutyo. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri, hari igihe usenga Imana hakaza igisubizo kitari cyo. Aho kugira ngo haze umuntu, hakaza intumwa ya shitani akakubwira ko wibeshye, akakubwira yuko hari izindi nzira wanyuramo, akakubwira yuko hari ubundi buryo wakoresha. Uwo ntago bari umuntu. Akira umwuka wera ugusobanura umuntu nyakuri, umuntu ufite igisubizo cyawe, umuntu ufite kuba yagira ibihumuriza, umuntu wakwihanganisha. Hanze hari abantu benshi batandukanye kandi ni ngombwa ugendana n'abantu, ariko abaca intege abandi nibo benshi. Gerageza usenga Imana iguhuze n'umuntu. Imana iguha imbaraga zo gusenga. Nimara kuguha imbaraga zo gusenga, Imana iratangira ikore ku mitima y'abantu. Harabonekamo umuntu wawe. Ushobora kuba uri wicaye ku kidendezi, imyaka umaze sinyizi, utegereje igisubizo. Ijwi wararyumvishije, amasezerano yafite, mu makayi waranditse, ariko kugeza na n'ubu abantu bakugeraho nabakubwira ngo baravange, babikubwira nabakubwira ngo nago bizakunda, nabakubwira ibinkuru z'incamugongo. Oya, ahubwo senga Imana izana umuntu. Akira umuntu ku buzima bwawe, igisubizo ku buzima bwawe. Yesu ahageze asanga yaratagangaye. Nibyo koko nawe waratagangaye, nta kintu kiri guhinduka, ibyo ukora byose nta gihinduka, ibyo upanze birapfa. Yewe niyo ugiye gufata amafaranga, inyatsi ni yayindi, biranga. Uri kwibaza ibintu byinshi, urikingirana ukabura igisubizo. Yewe mu gusenga ugeze muri rwa rwego rwo kuvuga ngo baravangiwe. Abakubwiye baravangiwe ntago bavangiwe, ahubwo ntago warinze isezerano, ntago wasenze. Warasenze nibyo, ariko gutegereza byarakunaniye. Ndagira ngo nkubwire ngo usenga Imana. Ucyumva iki kiganiro, usenga Imana, bwira Imana ngo muza n'umuntu. Utangire muri wowe usenga Imana, utarebye kuri babana bawe, utarebye ku miryango, utarebye ku bavandimwe, utarebye mu bo musengana, ahubwo winginga Imana. Niyo iri buze gutoranyiriza umuntu ufite igisubizo cyawe. Niwe uri buze Uwiteka kwishakira inzira. Nawe nutangira gushaka inzira, urajya mu madeni, uzabura yo kwishyura. Nutangira kwicira inzira, urajya kuguza amafaranga kuri banke, zanyatsi zitangire zigutesha umurongo, ube bihemu. Nutangira kwicira inzira, urafata izindi gahunda, ibintu byange. Umva inama umwuka wera, imbaraga z'Imana zikuzaniye. Senga Imana wihanganye, Imana iguhuze n'umuntu. Ubwo nari nateguye iri jambo ry'Imana, Imana yaje kuma ubuhanuzi. Neretswe ibintu bikomeye. Yewe wo muntu ucica intege muri iki gihe, ntago ari igihe cyo gucika intege. Yewe wo muntu uvuye mu murimo, ntago ari igihe cyo kuva mu murimo. Naje kubona iyerekwa rikomeye cyane.
mbonereho kukubwira ngo ube maso kandi utega amatwi iri jambo cyangwa se ubuhanuzi. Nabonye iyerekwa mbona umugabo wari ufite inkoni nini cyane, yari inkoni nini cyane, uburebure bwayo ntabwo nabashe kumenya uko bwarishaga, ariko twagiranye ikiganiro. Arambwira ngo iyi nkoni wayibonye? Ndavuga ngo nayibonye. Arambwira ngo iyi nkoni ije gukubita abantu. Ndavuga ngo abantu bameze bate? Arambwira ngo ni abantu baretse umurimo wanjye, ni abantu bansuzugura, ni abantu nagiriye neza ariko bo bakaba ari kunyitura ibitari byo. Arambwira ngo kandi ndahera mu bo hejuru mbakubite, ngere mu makorari mbakubite, ngere mu bavugabutumwa mbakubite, ngere no mu bantu basanzwe mbakubite, ariko witondera ijambo ryanjye akubahiriza ibyo namubwiye agakora ibyo nshaka, izuba ryo gukiranuka rigiye kumurasira. Amen. Arambwira ngo iyi nkoni rero no mu bashumba yageze, mu bapasiteri bagenzi babo, kuko hari ibyo nagiye mbategeka ntibabikore. Icyambere, abantu bihugiyeho, uwagiraga neza akagira urukundo ntakigira urukundo, aho ngaho abantu nibakigira urukundo ngiye kubakubita. Hari abantu bagiye kwambugwa iby'Imana yari yarabahaye kuko nta cyizere bakigirirwa. Hari abandi bafashe iby'Imana babigira nka bizinesi, kuvuga ngo nimba ndaririmba ndakorera amafaranga. Ntabwo abantu bakibuka yuko mu ijuru ngo bashake kubitsayo ko hari umugisha, ahubwo bashaka ibihembo by'ako kanya. Inkoni iri hejuru yanyu. Hari n'abandi batumwaga bakagenda, ubu ngubu arakubwira ngo ni amafaranga. Abantu bararemaye. Ese ushaka gukorera Imana inkoni yakugezeho? Imana yambwiye ngo ibigeze kure. Ndagira ngo muhanure nkubwire ngo korera Imana ugifite uburyo. Aba uririmba yongera aririmbe, wasengaga rimwe asenge kabiri, wahanuraga yongera hanure. Kandi bakozi b'Imana mureke kwizirikana ubwanyu. Iyo nkoni nyimara kuyishurirwa nabajije ngo umuntu yakora iki? Ijwi rirambwira ngo ugende ubwira abantu uzangarukira agakora ibyo nshaka, azajya ibyiza byo mu gihugu, ariko uwanga akagoma inkota y'Uwiteka izamujya. Korera Imana. Ntago gukorera Imana ari idini runaka. Aho uri hose, iyo ni deresi. Aho uri hose korera Imana. Wongera usaba Imana imbabazi, wongera wature, ubwire Imana ibyawe bikubabaza, maze uhamagare mugenzi wawe utitaye ko bahindutse, umwaturire, mubwire ati Imana imbabarire, wongere usubire mu bihe byawe, wongere uririmbe, wongere nujya igitabo cy'indirimbo na Bibiliya ukiherera ugasenga Imana, nibwo izagucira inzira ivugane nawe. Nimara kuvugana nawe rero nibwo izafata wa muntu ikavuga ngo umwana wanjye yansenze arimo ari kumamagara. Wa muntu nibwo izamukoraho atangire aze agushakishe. Uwo ni uwundi muhate. Ariko reka nkubwize ukuri nk'umuhanuzi, njyewe uri imbere yawe nk'umushumba, ntabwo Imana igira ibintu by'ubuntu nshuti yanjye. Nta bintu by'ubuntu Imana igira. Ibyayo nibirya abarambije, abarambiwe batashye. Cyuha umwanya Imana nayo iguha umwanya. Fata umwanya wiherere. Ushobora gufata umwanya utari muremure ukiyunga n'Imana, ukiyuzuza n'Imana. Jambo riravuga ngo ngaho nimungarukire nanjye nzabagarukira. Muhanuzi ati nyamara ni nayo yadukubise ariko ni nayo izatwomora. Nyamara reka nkubwize ukuri, ibyo birimo gukubaho muri iyi minsi ya none nuko wataye umurimo w'Imana. Garuka mu murimo w'Imana. Ese Imana irapfa gutuma umuntu? Senga Imana uyihe umwanya, ubundi nayo igushakira umwanya. Ndagira ngo nkubwire Imana ifite amafaranga menshi nshuti yanjye, amabanki yose nayayo. Imana ntabwo ishaka kuba marine mu byayo. Hagarara mu mwanya yagushyizemo, hagarara muri icyo gihe, hagarara nk'umuhanuzi, wongere wiyuzuze n'Imana. Inzozi zawe zongere zize, indoto zawe zigaruke, ubuhanuzi bugaruke muri wowe. Uzi ko usigaye uryama inzozi zawe zirancekeje, ndimo ndi kukureba aho uri. Usigaye uryamaho kugira ngo urote uri mu iterano ry'abera, usigaye urara uri mu iterano ry'abanywi b'inzoga, usigaye uryama uvuga cya mu gitondo uri kuvuga ngo wari uri kumwe ngo na papa wawe na data wanyu uri aho mu miryango anko muyomba, kandi abo bantu ntibakiriho.
ijambo ry'Imana uzi icyo rivuga? Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu ujarajara azamwiterano ry'abapfuye. Garukiraho inshuti yanjye, kuko ndimo ndi kubona ibintu bigushoreye inyuma yawe ni byinshi cyane. Iri jambo ririmo ubuhanuzi. Ese Imana irahagurutse umuntu aze kukureba cyangwa wowe ubwawe niwe urabigiramo uruhare? Ndagira ngo nkubwire uko urayifata niko irakubera. Imana urayizeye ko ari inyembaraga. Ibyo utekereza ngo ufite umuntu wakwemereye amafaranga, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ni ibitekerezo byawe. Ahubwo igihe yakwemereye n'umuhamagara azakuraho telefone, witerana nawe amagambo, wivuga ibintu byinshi, uri mu ntege nkeya. Ese Imana nyuma yo kuguha ayo mafaranga urayakoresha iki? Ese Imana iraguha ibyo utekereza kandi yaraguhaye ikizami kikaba cyarakunaniye? Ushobora kuba wari uri mu masengesho, ariko ndagira ngo mbwire ngo banza wiyuzuze n'Imana. Ushobora kuba wari wagiye mu butayu gusenga, ibyo ngibyo ntago tubyemeranya, ahubwo wowe banza wiyuzuze n'Imana. Yuko abavuga mwami mwami si bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Tega amatwi ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Fata umwanya, ufata indirimbo yawe uririmbira Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo urababaye, senga. Urishimye, ririmba. Ese ikibazo kibaye ikibazo kinini, ubuze inzira, tumira umukuru w'itorero aza gusabira, gusiza amavuta. Ijambo ravuga ngo isengesho azagusengera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse. Ikindi kintu cy'ubuhanuzi bundyoheye ngeze muri iki cyanditswe, haleluya, iryo jambo ravuga ngo nuzaba warakoze n'ibyaha uzabibabariwe. Iryo jambo cyangwa ubwo buhanuzi urabisanga muri Yakobo ibice 5:13. Haravuga ngo mbese uba urababaye, senga. Urishimye, ririmba. Muri ibyo ko ari bibiri uri gukora ikihe? Ikindi cya kabiri, ufite ikibazo ngo umuntu arakwambuye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uriya muntu akwambuye, ahubwo wowe ubwawe Imana yarebye kusigaye upfusha ibintu busa. Mbere yo kuvuga ngo uri mu bihombo, mbere yo kuvuga ngo ni inyatsi, ese ukorera Imana gute? Imana yaje iwawe ije kureba imbuto zawe, irazibura. Njya nekereza cyane ijambo ry'Imana aho rivuga rikanshinja, rivuga ngo Yesu ajya gushaka imbuto ku giti cy'umutini, ngo nuko arazibura. Ariko irindi jambo rikaza rivuga ngo cyari igihe kitari cyo kwera kw'imitini. Nimba cyari igihe kitari cyo kwera kw'imitini, aho hantu tuhibaza. Kuki Yesu yagiye gushakaho imbuto? Kuki Yesu yakivumye? Kuki atakibabariye kandi atari igihe cyo kwera kw'imitini? Imana mu gihe nk'iki ishe kugushakaho imbuto. Mu gihe nk'iki cya COVID, mu gihe nk'iki ngiki uvuga ngo amatora arafunzwe, mu gihe nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo ibihe urimo biragoye, ije kugushakaho imbuto. Hari abandi bantu bavuga ati Imana burya rwose irihangana, ibabarira byose. Bamwe bayifashe nka mubyara wabo, nka muyomba, nkanko, ndetse ugasanga barimo bari gukinisha Imana batabizi. Ndagira ngo nkubwire Imana y'ubwayo irakubwiye ngo ibyo bintu urabikora ikakwihorera, ukagira ngo ihangwe nawe. Fata umwanya uha Imana, ubundi nayo ifata umwanya igutumeho umuntu. Umuntu niwe ufite ibyabo. Umuntu niwe uzakubwira ngo nkuzane amafaranga yawe. Umuntu niwe uzakubwira ati Imana inageze kuguha amadolari. Umuntu niwe Imana izakoresha akakubwira ati nari mfite inka nyinshi nshaka kugumuha mesha. Umuntu niwe Imana izakoresha. Ariko nimba utangiye gusuzugura Imana, Satani nawe agutumyeho umuntu. Ko naniyere kukigira urabisobanukirwa gute? Usigaye ufata urugendo ukagenda utasenze kubera yuko abaye igicamuke. Mfite ubuhanuzi bukubwira ngo Imana iguhuze n'umuntu. Ndagira ngo nkubwire ngo utangire Imana iguhuze n'umuntu. Ese umuntu iraguhuza n'umuntu umeze ute? Bitekerezeho. Mu bantu ugendana nabo, reba sosiyete urimo, reba abantu ugendana nabo, reba telefone yawe, mishaje wakira. Uruzi kutinda muri mishaje, kuri WhatsApp n'ahandi, yaba ari kutindana na Yesu. Uwo mwanya uha abantu batagufitiye umumaro, bakubwira ibintu bipfuye. Ijoro ugenda yaba ari Imana uri gushakisha, igisubizo cyawe kiba gihari. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo nkoni nabonye, mwene data, hinduka wongere usubire mu bihe byawe. Uri muri gusenga, Imana iguha umugisha. Uri murimo kwifuza kuzajya gushyigikira umuntu, Imana iguha umugisha. Urimo utekereza mu mihigo wahize, Mana nungirira ibi bintu nanjye nzakora gutya, Imana iguha umugisha.
urimo gutekereza kujya gufasha umuntu, Imana iguha umugisha. Urimo wumva inyubako y'Imana, ishyaka ry'umurimo rirakujya mu nda, Imana iguha umugisha. Igihe cyose ugiye kuryama usengera umushumba wawe, Imana iguha umugisha. Wowe urimo guca imanza, garukira aho ngaho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwubahe ababaruta abakozi b'Imana, mububahe abo kubahwa, mububahe. Kuki uri guca imanza? Intego y'ijambo iravuga ngo Imana iguhuze n'umuntu. Nta muntu yari afite umujugunya mu kidendezi. Abafite ababo muri no minsi bameze neza, abafite ababo nyine, abafite ababo. Ariko se mwene da, ubuze byose nk'ingati imenye, ntukishijwe, urakenye, nijuru ntajya uzajyamo. Nibura muri nosi niyo nabanyenye, ariko ndi umukire nkazajya mu ijuru mfite ubwo bukire. Koko mwisi ubukenye no mu ijuru ntuzagereyo, birambabaje. Garukira aho ngaho. Numara kwizana Imana iragutumaho umuntu ufite ibyabo abibangukane, umuntu ufite ibyabo nabizane vuba. Imyambaro ukeneye ni umuntu Imana irakoresha, matoro uryamaho dore iranashaje ni umuntu Imana irakoresha, inkweto zawe ni umuntu Imana irakoresha. Aho hagati rero banza uve mu kigari urimo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Aho uri ngiye kugusengera, aho uri ukimara kumva iri jambo, ukimara gufungura wumva iri jambo kuri telefone yawe, ukoresha amafaranga yawe, wumva ubuhanuzi buturutse mu kanwa k'umuhanuzi umushumba wa Patmos, ndagira ngo nkubwire ukimara kumvira ijambo dufatanye isengesho. Ushobora kuryumva saa sita z'amanywa, ushobora kuryumva saa sita z'ijoro uvuye mu kazi cyangwa ugiye gutangira akazi. Aho uri ukimara kuryumva, pfukama uce bugufi dusenga Imana, dufatanye mu isengesho. Ndagira ngo nkubwire dufatanye duhamagare umuntu niwe ufite ibyabo, iyuzuze n'Imana, atura ibyaha byabo, niba ngombwa wature n'iby'umuryango. Hari karande, hari itegeko rya karande, ntacyo uzageraho, ntacyo uzimarira. Dufatanye dusenga Imana. Urakoze cyane. Nyuma y'ibi ngibi rero, ijambo ry'Imana umaze kuryumva, ibyo udasobanukiwe, ugwaye, ufite ibibazo, karande ndetse n'izindi ntambara zigwanya umuntu, dufite rero nomero za telefone. Reka manze ngwe nomero za telefone yanjye. Ushobora kuba ufite ikibazo cyangwa hari ubundi busobanuro, ukaba wamamagara kuri iyi nomero 0788 42 35 104, 0788 42 35 104. Ushobora kumamagara kuri izo nomero, icyo utari kumva neza nkakigusobanurira cyangwa se nkagusengera umamagaye kuri telefone. Tuba turi ahantu hatandukanye, i Nyamata n'ahandi mu mujyi wa Kigali, muri iki gihugu cy'u Rwanda. Patmos dufitemo amatorero menshi n'abapasiteri batandukanye. Ca bugufi dusenga Imana. Urakoze Mana, ubu n'ubuhanuzi ugejeje ku Banyarwanda, kandi ubu buhanuzi ni ijambo ry'imbaraga. Ijambo ryawe rirakiza kuko ni umutsima utera imbaraga. Umuntu wese wumvishije ijambo ryawe kano kanya, Mana umuhe umugisha, kandi rimuhindure, nirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ryera imbuto 170-150. Kuko umva ijambo ryawe akarikomeza, uwo ni umunyabwenge yubatse inzu ku rutare. Imvura niyo yagwa imivu igatemba, iyo nzu ntacyo yaba. Iri jambo reka ryinjire mu mitima y'abantu, maze bahindukire bakizwe. Abari ibisambo bakizwe, abanywaga urumogi bakizwe, abari baraguye bahindukire. Nawe uzabatumaho marayika wawe ace mu muntu ubasubize, bazatangira bashima Imana. Uwumva ijambo ry'Imana narikomeza, uwo ni umupfapfa yubatse inzu ye ku musenyi, imvura iguye iragwa. Mana urengera abantu, dayimoni utwara ijambo ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bawe babohoke mu ijambo ryawe Mana, abantu waremye bakizwe n'iri jambo. Ndagushimiye ku muntu wese uteze amatwi iri jambo, umuhe umugisha mu izina rya Data wa twese n'irya Mwana n'irya Mwuka Wera. Amena. Shalom, shalom. Source TV. Source TV. Source TV. Source TV. Source TV, improve your passion.